imbaraga zose zangwanyaga ziribatizogota ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite imigambi yawe imbaraga ibidashobokera imbere yawe imigambi yawe imbaraga zawe bidashobokera imbere yawe imigambi yawe Mana yacu imbaraga zawe Mana ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka byose imbere yawe haleluya Yesu ashimwe haleluya reka tuvuge ngo imbaraga z'Imana isumba byose ziruta imbaraga z'abana b'abantu ubivuge cyangwa ubibwire mugenzi wawe imbaraga zisumba byose ziruta imbaraga z'abana b'abantu Mana ishimwe turashima Imana kuko iki gitondo itwemereye kuba mu nzu yayo haleluya nyuma y'igihe dusengera mu rugo yongeye guca inzira tugeze mu nzu yayo ariko ntitwahereza icyubahiro yewe haleluya Imana izi guca inzira tukagera mu nzu yayo nyuma y'igihe namwe muzi tuyikomeye amashyi yanezeza cyane mwabishimye haleluya imbaraga zayo rero ntaho zihuriye n'imbaraga z'abana b'abantu Imana ishimwe turashima Imana rero ko ari twe yatoranije kuganira namwe ijambo ry'Imana kandi twaje rwose n'umuryango igihe kamanze nivuge nitwa yose Martin hanyuma ndi kumwe na madamu n'abana ndetse n'abavandimwe reka mbasabe aho bari bahaguruke basubiza iteraniro abandi bo tugiye gufatanya gusangira ijambo ry'Imana Imana yacu ishimwe Imana ishimwe cyane hanyuma rero ngira ngo tuganire umwanya muto ijambo ry'Imana twasomye ariko munyemerere nongere nsome imirongo 2 gusa tuza gukuramo intego y'uyu munsi mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli bice bya 30 reka dusome umurongo wa 21 ndetse na 22 hanyuma dukuremo intego y'uyu munsi tuganire Imana ishimwe cyane haleluya 30, 21 na 22 haravuze ngo mwana w'umuntu navunnye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa kandi dore ntabwo kwapfutswe ngo gushyirweho umuti ntikwashyizweho igitambaro kugira ngo ubone imbaraga zo gukomeza inkota 22 nicyo gituma umwami w'Iteka avuga ati dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna
mvune n'ugusigaye kugikomeye, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ahangaha ni mu nzu yawe twageze. Iyo tugeze mu nzu yawe twongera kumva umunezero w'inzu yawe. Iyo tugeze mu nzu yawe twongera kubona abo twakoranaga umurimo. Haleluya. Tukareba uburyo wagiye ubarinda, imitima yacu ikanezerwa. Iyo tugeze mu nzu yawe twongera kubona inshuti nziza wagiye udutoranyiriza, kandi muri iyi nzu yawe tukabona ababyeyi. Haleluya. Mu nzu yawe tubona amahoro asaga, mu nzu yawe tubona umunezero, tukabyina tukishima. Mu nzu yawe tuza turemerewe rwose, ariko dutaha turuhutse tuvuga yuko ugira neza. Nta handi tubikura ni mu nzu yawe. Turabigushimiye rero ko utwemereye gukandagira mu nzu yawe. Izina ryawe rishyirwe hejuru, kandi mu nzu yawe tuhumvira ijambo waremesheje ryose, ijambo ry'utegekesha, kandi tuhumva ubuhanuzi, tukagenda twahanuriwe ku byacu, tukavuga ngo nubwo uyu munsi bimeze bityo, ariko hari agace ko gutabarwa. Nta handi tubikura ni mu nzu yawe. Habwa icyubahiro rero ko wahatugejeje, kandi tugiye kumva ijambo ryawe. Unyemerere utuganirize, uganirize buri muntu wese uri ahangaha, kandi tuze gutaha tuvuga ko twongeye kukubona bundi bushya. Manukirana, manuka guha umugisha imitima yacu, kandi buri muntu wese uko yaje umuhaze mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka yuko tugaragaza umunezero mu nzu y'Imana, kandi nitanezerwa Imana yongeye kugucira inzira haba harimo ikibazo, ariko tuze kunezererwa Imana. Imana ishimwe. Bambwira rero ko tuzaganira, numvise nshimye Imana. Yewe twateganyaga no kuganira dukoresheje ikoranabuhanga, ariko Imana igira neza. Haleluya. Iravuga ngo nabyo ndabibonye, ndashaka yuko muganirira mu nzu yitiriwe izina. Haleluya, haleluya. Hanyuma mbwira Imana ngo rero ukwiye kongera kunyongorera bundi bushya. Njya nkundiye Imana rero ko itwongorera, tukagira amahoro abandi batagira, tukagira ijambo badafite, tukavuga ngo ni ukubera Imana. Haleluya. Numva inyongorera ijambo rikomeye, irambwira ngo tuzaganire ku ijambo rifite iyi ntego ivuga ngo hejuru y'amaboko yose akomeye hari amaboko y'Imana. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Irambwira ngo hejuru y'amaboko yose akomeye hari amaboko y'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Twihuse twasomye muri iki gitabo n'umuhanuzi Ezekiyeli, ariko reka nze kumugarukaho cyane. Ezekiyeli ninde? Yesu ashimwe. Bundi Ezekiyeli ni Umwisiraheli wagize aya mahirwe yo guhanura, ariko ahanura ari mu bunyage i Babuloni. Uyu mugabo Ezekiyeli, iri zina ntabwo ryapfuye kuza gusa, rifitemo igisobanuro kandi gikomeye. Bisobanura mu buhanga bwa Bibiliya, abazi Bibiliya cyane bari hano, iravuga ngo Imana irakomeza. Yesu ashimwe cyane. Ni izina rivuga ngo Imana irakomeza. Haleluya. Impamvu ushatse kuvuga ubusobanuro bw'iri zina kandi tugitangira kuganira, ni ukugira ngo mbabwire ngo iyi Mana twizeye irakomeza. Haleluya. Kandi ni ukugira ngo nze kuyisaba ngo abari bafite imitima itendebutse mbabwire ngo naje kubabwira Imana igize gute ikomeza. Haleluya, haleluya. Ezekiyeli, oya, none se Imana ntidukomeze koko? Idukomeze kubera ko hari ibihe muzi namwe tumaze mu iminsi tukirimo.
Imana ikwiye kudukomeza. Imana ikwiye kudukomeza kubera yuko turaryama mu gitondo tukumva inkuru z'abaturanyi n'abo twari tuzi bitabye Imana mu buryo butunguranye kubera itorezo n'ibindi. Imana ntidukomeze koko? Imana idukomeze. Imana idukomeze kuko n'aha ngaha aha iwacu hari inkuru nyinshi mwagiye mwumva z'abacu bagiye bagenda muri iyi minsi ikurikiranye, tukumva batashye. None se Imana ntikwiye kudukomeza? Imana idukomeze mu izina rya Yesu. Ngo Ezekiyeli, haleluya. Hanyuma uyu mugabo ahanuriye i Babuloni, kandi uyu ni umuhanuzi, umwe mu bahanuzi bakuru Bibiliya yita bakuru. Yesu ashimwe. Agiye kuvuga iby'ubuhanuzi rero bw'abahanuzi bagize bateyemwe bakuze. Mu yandi magambo, ubuhanuzi bugize bute? Bukomeye. Ahanuriye Abisiraheli bari mu kaga nk'ako uyu munsi natwe turimo. Ahanuriye Abisiraheli batabifite ibyishimo, bari mu bunyage, baboshye. Hanyuma ababwira amagambo akomeye. Umurongo wa 21 twasomye, aravuga ngo umva mwana w'umuntu. Haleluya, haleluya. Umva mwana w'umuntu, umva wowe turi kumwe mu iri teraniro. Uwiteka Imana aravuze ngo navunnye ukuboko ntabwo ari amaboko, ukuboko kumwe. Mfata ukuboko kwa Farawo ndakuvuna. Haleluya, haleluya. Avuze Farawo kandi ari i Babuloni. Ari kuvuga Farawo abwira abantu bari hehe? I Babuloni. Mu yandi magambo, umuhanuzi w'ubwenge agira n'uburyo ahanura iby'Imana imubwira. Yewe aravuze ngo ukuboko kwa Farawo narakuvuna. Nagira ngo tuza kuvuga ku kuboko twumva uko ariko. Yesu ashimwe. Nituza kumva ukuboko tureke kumva uko nguko dufite, ahubwo ukuboko yarashatse kuvuga mu buhanga bw'ubuhanuzi, yarashatse kuvuga imbaraga zikomeye z'umwami Farawo. Yarashatse kuvuga ko hari imbaraga zatsikamiye Abisiraheli, hari imbaraga zabafashe zirabakomeza, hari imbaraga zabashyize mu buretwa, ariko avuga ko izo mbaraga Imana yagize gute? Yazikuyemo. Haleluya. Naringiye kubabwira ngo hari imbaraga ziturushije imbaraga muri iki gitondo. Hari imbaraga zitari gushobora kugiraho ubutware, ariko izo mbaraga hari izindi mbaraga ziziri hejuru, nizo twaje kuvuga. Haleluya, haleluya. Mana yacu ishimwe. Isi irimo irashaka ibisubizo kandi byiza kandi byinshi, ariko igashakisha abacu baducika. Hari imbaraga ziri hejuru y'izo ngizo, nijo naje kubatangariza muri iki gitondo. Haleluya, haleluya. Abizeye izo mbaraga reka tuyizamurire icyubahiro. Imana yacu ishimwe. Uyu mugabo ahanura imbaraga zikomeye zavunaguritse ukuboko kumwe. Reka mbabwire zimwe muri izi mbaraga. Uyu mugabo akomeje gutsikamira Abisiraheli. Mana yaravuze ngo abana b'imfura n'uwawe arimo ubu nyine bararangiye, barapfu. Uruzi imbaraga z'imfura, ababyeyi babyaye muhite mukurura iyo ureba umwana wawe w'imfura arimo akura, harimo ajya kwiga, uravuga ngo Mana uyu niwe watumwe nitwa mama nitwa papa. Imbaraga z'imfura nimuzikurure muzumve. Uwiteka aravuga ngo izo ngizo nagize gute? Narazivuna. Iyo mvuze imfura njya nibuka imfura nyine bikande. Imfura ni ikintu gikomeye, ngo ivuna imfura. Mu yandi magambo irabica abana bose b'imfura n'umwami apfiramo. Imbaraga ziba zigize gute? Ziratanga. Hari igihe ujya ugira imfura, reka mbibutse, reka ntume mubikurura neza iki kintu cyitwa imfura. Hari igihe ugira ibigeragezo ukabitondeka icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, ukagira intambara ya mbere, iya kabiri, iya gatatu,
ariko hakabaho icy'imfura, kavuga ngo iki ngiki cyo narakiretse sinagisengera, ahubwo nafashe gatebe nkicazaho tuzibane. Icyo ni ikigeragezo cy'iki ikigeragezo cy'iki, ukavuga ngo nzasengera iki, ariko iki cyo rwose abantu baramfashije baragisengera, sibyo? Nanjye nashyizeho akanjye ndiyiriza birara, yewe nabwiye n'abantu b'abahanuzi barampanuriye, ariko ikigeragezo cyaza kugira gute? Icyo ni ikigeragezo cy'iki. Naje kubabwira iki gitondo ngo ibyo ni byo Uwiteka aje guhangana nabyo. Ababyizeye gutyo mwayikomeye amashyi y'Imana ije guhangana n'ibyatunaniye. Imana ije guhangana n'ibyatunaniye, mwayikomeye amashyi. Abafite impundu mukayivugiriza impundu. Haleluya, haleluya. Ikigeragezo cy'imfura yavuze ngo ije guhangana nacyo. Tumwasengeye icyo mwirije ubusa kikananirana, ngiki cyeje guhangana nacyo muri iri teraniro. Niyo mpamvu yafunguye imiryango ngo ngewe nawe tuze kubyumva. Icy'imfura wibwire ngo ngewe nakikuzaniye, hangana nacyo ndiyicaye. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri, yagize gutya yica amatungo yose yo mu gihugu, kandi nayo y'imfura aragenda. Icya gatatu, Farawo yari afite amaboko yitwa ingabo ndetse n'amagare n'amafarashi. Urebe ukuntu Imana igiye kwica rero, iguca amaboko ibigenza, kuyavuna uko ibigenza, ihita imushyiramo yuko akwiye gukurikira iki? Abisirayeli. Abakurikiye ngo mugende mwese mwinjiremo. Binjiye mu nyanja, amaboko akomeye ya Farawo yitwa ingabo, n'amagare, n'amafarashi, ihita iyavunagurira hehe? Mu nyanja. Haleluya. Naje kubabwira ngo hari inyanja yateguye igiye kuvunaguriramo amaboko y'abakomeye, amaboko y'ibyatugoye, amaboko y'ibitunaniza. Imana ishimwe, hari inyanja ihabiteguye igiye kuvunaguriramo ayo maboko. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo Ezekiyeli aravuga ngo uko kuboko narakuvunnye kandi mwabirebesheje amaso. Yesu ashimwe cyane. Ayo niyo maboko nashatse kuvuga kugira ngo nawe uze kuyakurura, uvuge ngo nanjye hari amaboko yamagurukiye, hari amaboko amazeho iminsi, hari amaboko yafashe ibyanjye, hari amaboko afata umugisha. Ayiwe, barampanuriye, Imana yaravuze, ariko hari amaboko nshaka ko Imana ivuna, hari amaboko nshaka kwikuraho, hari ubutware nshaka kwikuraho, hari amaboko mpamagariye Imana muri iki gitondo ngo ibwire ayo maboko andekure. Imana yacu nishimye. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo tuze gusoma neza ubu buhanuzi tubwumve. Bwatubwiye ngo mwana w'umuntu wicaye mu iteraniro, reka tubikure iyo hirya iyo mu Bisiraheli tubizane mu iteraniro. Mwana w'umuntu wicaye mu iteraniro, navunnye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa, kandi dore ntabwo kwapfutswe ngo gushyirweho muti. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Ukuboko rero kwamaze kuvunika, Abanyarwanda murabizi, kera baragufataga bakakunga ukuboko, murabizi. Bamara kukunga bagashyiraho iki? Umuti. Bibiliya yatubwiye ngo ukuboko kwa Farawo ko kwaravunitse, kuvunwe n'iki? N'Isumba byose Uwiteka. Kurangije ntabwo kwigeze gushyirwaho igitambaro ngo bagupfuke, kuko iyo bakigupfuka kwari gukomeza kugakomera. Niyo mpamvu ingabo zaguye mu nyanja nta n'imwe yazamutsemo, nuko kutigeze kugira gute? Gupfukwa. Amaboko y'abaduhagurukiye n'ibiduhagurukiye
Imana yarindi ibipfuko mu izina rya Yesu. Gatatu, ngo nta n'umuti uyu muti uvura uku kuboko kwigeze gushyirwaho. Mu yandi magambo, gushobora kudahabwa igitambaro, gushobora kudapfukwa, ariko bakakunyanyagizaho umuti, igihe kikazagera ukuboko kugakira. Agira ngo mbabwire ngo uyu Uwiteka aje kuvuna amaboko y'ibiduhagurukiye, nta n'umuti byongera kugira gute. Ibiduhagurukiye Imana ikira umuti mu izina rya Yesu. Haleluya. Naje kubabwira ngo Imana irabivuna, irabikura, nta n'umuti bizongera kubona. Bene magambo, ntibizongera kubaho ukundi. Ababyizeye gutyo twayikomeye amashyi y'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane. Umurongo wa 22 watubwiye ngo nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati, dore nibasiye umwami wa Egiputa. Haleluya. Umwami Uwiteka ni uvuza aya magambo, kandi avuza umwami mugenzi we. Nagira ngo twumve ubuhanuzi bukomeye bw'umuhanuzi mukuru w'umuhanga. Aravuga ngo njyewe Uwiteka. Haleluya. Hanyuma aravuga ngo mpagurukiye kandi nibasiye umwami mugenzi wanjye. Mu yandi magambo, hari intambara abami bombi barwana, wowe utashobora kurwana. Sinzi niba mubyumvise. Hari ibyo wahaye kwirwanirira, kandi byari kurwana n'abami babiri. Imbaraga zawe zarwana n'umwami zite? Ni zihe mbaraga ufite zo kurwana, zo guhangana n'umwami? Ariko hari umwami uje guhagurukira ibyananiwe. Hari ibyigize abami mu mitima yacu, hari ibyatugoye rwose turabyimika, turanabyemera, tubiha intebe, tubigira ibintu by'ibyame nyine, kuko nta guhangana nabyo dufite. Ariko ije kuvuga muri iki gitondo ngo njyewe Uwiteka nje guhangana n'ibyigize abami. Haleluya, haleluya. Ababyizera bato bayikomeye amashyi ko ntacyo bitwara, ntacyo bitwara, birayiha icyubahiro. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Yari bishatse gusobanura iki? Yari ashatse kubwira Abisiraheli ngo umwami Uwiteka ateye atya. Uyu mwami yitwa Uwiteka kubera iyihe mpamvu? Uwiteka birasobanuye ngo afite itangiriro mu kiganza, kandi agahita areba n'iherezo atagiye. N'andi magambo, afite ibyatangiranye natwe kutunaniza mu kiganza cye, kandi arebe n'iherezo ryabyo naryo ararifite. Imana ishimwe. Yari ashatse kuvuga ngo nzi neza mutangira uburetwa, ariko nzi neza uko muzabusohokamo. Yari ashatse kubabwira ngo muri Babuloni ndabizi ko muzahamara imyaka 70. Yarabirebaga, ariko agahita areba n'uburyo bazasohoka muri Babuloni. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Yari afite itangiriro, afite n'iherezo. N'uyu munsi afite itangiriro ry'ibiguhagaze imbere. Yari abizi bijya gutangira gihe, yari abizi bitangira, yari abizi bitangira, arabizi urugendo bifite, ariko azi n'iherezo. Imana ifite iherezo rya byose, mwayihereje icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Arababwira ngo ndi Uwiteka, ndi itangiriro, ndi iherezo, ndi iherezo by'ibi bintu murimo. Akangahe zarangira kandi neza. Haleluya. Urugamba ruzashira, twibere mu mahoro. Urugamba ruzashira, twibere mu mahoro. Ari urugamba ruzashira, twibere. Yarazi ko urugamba barimo rufite igihe rwatangiriye, rufite aho rugeze bababwira, ariko rufite n'iherezo. Haleluya. Ariko umwami wa Babuloni we ntiyarazi iherezo ry'Abisiraheli, kuko atarazi iherezo yakomeje kubananiza.
wari uzi ko impamvu bakunaniza, impamvu baguhagurukiye ni uko batazi icyo uzaba cyo. Ntabwo bazi icyo uzaba cyo, ntabwo bazi ko bizagenda. Niyo mpamvu baguhagurukiye, niyo mpamvu abadayimoni bakurira hejuru. Ntabwo bajya bamenya iherezo ry'ibyacu dini. Ariko Imana ifite iherezo ry'ibyacu. Reka tuyikomere amashyi, reka tuyivugirize impundu. Yo kabyara izi iherezo ry'ibyacu. Haleluya, Imana ishimwe. Arababwira ngo izi iherezo ryanyu, kandi yahereye mu ntangiriro arababwiye ngo nje kwibasira rero uyu mwami wabagoye. Yivugira umwami wa hehe? Wa Egiputa. Impamvu yavuze umwami wa Egiputa ari muri Babuloni ni iyihe? Nuko atahanura nk'umwana. Ubwo abahanuzi muri mw'ibiteraniro mu nyumve, ahubwo akwiye kubahanura mu bwenge buhambaye, kuko ntiyari guhanurira umwami amuvuga, yagomba kuvuga umwami banganya amaboko wa hehe. Ariko yarashatse kuvuga ngo uko nibasiye wa mwami niko nje kwibasira n'uyu nguyu. Haleluya, haleluya. Ahita ababwira ngo nibasiye ukuboko gukomeye umwami wa Egiputa, ariko uko niko nje kwibasira nanone ukuboko kwasigaye. Siko biriya yatubwiye yemwe. Reka tubisome. Yavuze ngo nicyo gituma umwami Uwiteka avuze ati, dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, nzamuvuna amaboko angahe? Yombi. Uko nabanje kuvuna kumwe n'ugusigaye kugikomeye, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayijugunya hasi. Imana yacu nishimye. Aravuga ngo cya gihe mvuna ukuboko kwande, niko ngiye kuvuna n'ukundi kuboko kwande gusigaye. Ubuhanuzi, nashatse kubabwira ubuhanuzi, burya abahanuzi b'abahanga bahanura. Yanga kuvuga Babuloni na Nebukadineza, ahubwo aravuga ngo ukuboko gusigaye. Yarashatse kuvuga ko kwa mbere kwavunitse ndetse ntikongeye kukundi, mu yandi magambo niko ari kukiriho. Ariko hari ukuboko kwa kabiri kwitwa Nebukadineza, nawe ngiye kuza nkuvune, kandi ndahagurutse ngiye kumwibasira. Naje kubabwira ngo Imana yahagurukiye kwibasira ukuboko kwa kangahe? Ukuboko kwa kangahe yemwe? Ukuboko kwa kabiri ni kubi cyane. Ukuboko kwa kabiri kuza kukaza kwa mbere kwaragushegeshe di. Reka mbabwire, ukuboko kwa kabiri kwaje abantu bamaze imyaka 430 mu buretwa, ukuboko kwa kabiri kukabagarura mu buretwa. Ariko banza ubyumve, ukuboko kwa kabiri kwaje uri kwa muganga malari kumereye nabi, kukaza none ugiye no kubyara, ukuboko kwa kabiri kukaza di ukuboko kwa kabiri kuza hari ibindi twahuye nabyo. Ariko naje kubabwira ngo ukuboko kwa kabiri kwagarutse, ukuboko kwa kabiri kwavutse, ije guhangana n'uko kuboko kwa kabiri mu izina ryayo. Ababyemera batyo, abadamu mwavugirije Uwiteka impundu, kwamanuwe no guhangana n'ukuboko kwa kabiri. Ukuboko kwa kabiri di kuza hari ibyorezo byabanje, za macinya ziraza, ibindi n'ibindi, hari guhaza ukuboko kwa kangahe. Abantu bose baravuga ngo turabigenza gute kubera ukuboko kwa kabiri. Reka tukwite Covid, tuvuge ngo nako kwara, ariko murebe kuje dufite izihe ndwara, kuje dufite izihe bihe byorezo. Ariko Imana ije guhagurukira ukuboko kwa kangahe? Ije guhagurukira ukuboko kwa kangahe? Ukuboko kwa kabiri kuza twabuze minerivare, noneho tukiga Imana ikadufasha tukabona diplome, hanyuma ukabura akazi ugahangayika. Ngira ukuboko kwatumaga nabona minerivare, ariko n'ukwa kabiri gutumye mba mu bushomeri nsabubonye. Uko n'ukuboko kwa kangahe? Ukuboko kwa kabiri
gutuma hari no gutiza igishoro wacuruzaga mbere warahombye nawe urabizi. ubwo abo tubiziranyeho bajye bavuga ngo nanjye ndabizi n'umutima wawe. bajya bavuga ngo ndabizi koko. noneho umuntu akakurwanaho akagutiza n'agashoro nako kagahomba. mu kuboko kwa kangahe kwaje? Kwa kabiri. koko kwa kabiri. ukuboko kwa kabiri, ukuboko kwa kabiri kuza hari ibyabanje kudushegesha we. ukuboko kwa kabiri nako kukaza. ariko Imana iravuze muri iki gitondo ngo ukuboko kwa kabiri ije kuguhagurukira, ije kuguhagurukira, iraguhagurukiye, ije kurwana na. Reka mvuge aya magambo. Yesu ashimwe. Yaravuze ngo nje kwibasira ukuboko kwa kangahe? ijambo kwibasira reka ndibabwireho, hari abo turiziranyeho, ariko reka ndivuge. iyo umuntu yibasiye undi, mu gitondo aramugenza, ku mugoroba akamugenza, yaba aryamye we ntaryame, akamutumaho intumwa, hanyuma akamubuza amahoro uburyo bwose. kandi nta muntu ujya wibasira abo batareshya, ntibishoboka. niyo batareshya ashaka amaboko areshya nawe akaba ariyo amwibasira. reka mbaho urugero rwiza abanyarwanda turi bwumve. maze iminsi ndeba amakuru ingabo zacu muri Mozambique, nkabona hamwe bafunguye imihanda, ahandi hari harafunzwe ibyambo babifunguye. mu gitondo bagakora, nimugoroba bagakora, bakatwereka ibyo bagezeho. ibyihebe bikiruka rwose bikibasirwa, ingabo zigakomeza umurego. nuko ziba zagize zite? zabibasiye. nagira ngo mbabwire ngo Uwiteka aje kwibasira. haleluya. aje kwibasira aya maboko ya kabiri. aya maboko aje kwibasira, aya maboko aje kurwana nayo, aya maboko arayahagurukiye. ababyemera bateka tuyikomera amashyi menshi. ubwo Imana ije kwibasira ibyatugoye, tuyikomera amashyi, tuyivugiriza impundu. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe cyane. aravuga ngo aya maboko nje kugira gute? kuyibasira. kandi avuga ijambo rikomeye cyane. aravuga ngo inkota iri mu kuboko kwa hehe? kwa kabiri. reka mbabwire uku kuboko kwa kabiri. umva se, munyemerere tukuganire. ukuboko kwa kabiri kuri mu inkota. ariko reka mwumve inkota. Abisirayeli bakundaga kurwana bakoresheje inkota, kandi abantu bazi inkota igira amugi impande zombi. mwari mubizi? igira amugi iruhande rumwe n'urundi ruhande. iyo bajyaga kurwana ndetse n'ababisha babo bazunguzaga inkota ikazenguruka. izuba ryayikubitaho bari hakurya, bareba ubugi bw'inkota bagahita bagira ubwoba mu mitima, bakavuga ngo iziriya nkota ziraturangiza, ziratumara. ibaze noneho inkota yagiye mu kuboko k'umwami. ni inkota ikomeye yatoranijwe. ni mwumva iyo nkota. inkota ibereyeho kugira gute? yemwe kwica. inkota ibereyeho kugira gute? mu yandi magambo, hari ibyo uturana nabyo, ariko hari n'ibiguhagurukira ngo upfe uveho. ibyo nabyo Imana yaje kurwana nabyo. haleluya, haleluya. ntabwo muriho mubyumva. hari ibintu wemera kwibanira nabyo, hano bakavuga bati yewe nzibanira n'umuzigo wanjye, nta n'ikibazo rwose, bazabimenye ntibabimenye, nzabana nabyo, nzabisengeraho, nziyiriza mbifite, narabyemeye. ariko hari ibiba bishaka kukwica utabana nabyo. ibyo ngibyo biri mu kuboko k'umwami ufite inkota mu kiganza cye. ariko muri iki kiganza gifite inkota, muri aya maboko akomeye afite inkota, Uwiteka aravuze ngo uku kuboko azabanza agira ate? akuvune. hanyuma namara kukuvuna, ibyari mu kuboko mu kiganza kitwica gikubita hasi. iraje ibigenze neza, iraje ibigenze neza.
aye iraje bigeze neza, nibyo iraje bigeze neza, aye ihindura ibyanze guhinduka, aye ihindura ibyanze guhinduka, aye ihindura ibyanze guhinduka, aye iraje bigeze neza, oh iraje bigeze neza, oh ihindura ibyanze guhinduka. Amena. Inkota izagwa hehe? Mu yandi magambo, ibyo wabonaga bigiye kuguhitana rwose, iravuze ngo iraje ibikureho kandi ntibizongere kwibukwa ukundi, igiye kubihagurukira ihangane nabyo ntibizongere kwibukwa ukundi. Ababyizeye batyo twongere tuyongera amashyi, ntacyo bitwaye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uyu mugabo Ezekiyeli, kavuze ngo izina Ezekiyeli bisobanura iki? Turi kuganira se? Bisobanuye Imana ikomeza. Ahanura ubuhanuzi bukomeye kandi akomeza imitima y'Abisiraheli yari mu kaga. Mu yandi magambo, uyu munsi Imana yabatumyeho ngo mukomere imitima. Haleluya. Ni mukomere imitima. Nubwo urugamba ruhari, nubwo hari ibiduhagurukiye, nubwo hari ibyanze kurangira, ariko iraje bigenze neza. Ariko noneho nubwo tukiri mu rugamba, ni mukomere imitima. Haleluya. Ni mukomere imitima. Uwo murwanana nawe arakomeye. Kandi yaje kubabwira ngo ntabwo muzongera kurwana nimwicecekere gusa, kuko umwami agiye kurwana n'undi mwami. Hagati aho twebwe turasigara turirimba. Njya nkunda Abisiraheli, ngiyo babonaga urugamba Uwiteka runesheje, ngo barahagurukaga bakaririmba. Icyo cyonyine nicyo bakora, ngo bakaririmba bakavuga ngo Uwiteka we ngo uri intwari hehe mu ntambwe. Nagira ngo mbabwire ngo imitima yanyu nikomere muri iki gitondo, ivuge ngo twebweho tugiye guhagarara, Uwiteka rugwane, kuko twamenye twatumweho. Dore ubuhanuzi bwaje buvuga ngo arahagurukiye kandi arabyibasiye. Imana ishimwe. Tugana ku musozo, twasomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice byaho 3, bari ku murongo wa 14. Nagira ngo abariho tuvugaho wonyine. Watubwiye ngo nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje iki? Ibyo. Ubwo mutegereje, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Imana yacu nishimye. Haleluya. Reka dusubire muri uyu murongo, nagira ngo tuze kuwutahana munyemerere. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo. Ubwo mutegereje iki? Ubwo mutegereje guhitabarwa. Haleluya. Mukwiriye kugira umwete kuzasangwa hehe? Mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ishimwe bakundwa bene data. Hari ikintu kimwe gusa Uwiteka agiye kuturwanirira. Ubwo Uwiteka ahagurukiye ibibazo byacu n'ibyatugoraga, hari icyo adusabye gitoya kimwe. Aravuze ngo ubwo dutegereje ibyo ngibyo izakora. Haleluya. Ubwo dutegereje uburyo igiye kuzaturwanirira urugamba, ubwo dutegereje gutabarwa guturuka mu ijuru, ubwo dutegereje igihe iri kuvuna ukuboko kwa kabiri tugatabarwa, hari ibyo tugiye gusabwa rero byoroshye. Icya mbere, ngo dukwiye kwirinda rwose ngo tuzasangwe hehe? Mu mahoro.
ariko nagira ngo mubyumve neza, tuzasanga hehe? Wari uzi ko abadayimoni batubuza amahoro? Iyo batweretse inkota y'ibibazo, amahoro y'umutima arataka. Ariko ijambo riratubwiye ngo izadusanga hehe? Amahoro Yesu aha abantu be hagira akagero ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite, utayata ntabwo yagukurwaho. Ijambo riravuze ngo mwibere hehe? Mwibere hehe? Ibibazo bijya bitubuza amahoro, ukarara udasinziriye, mu gitondo ukagenda wivugisha, ku manywa abantu bakagira ngo iravuze ngo mwibere hehe? Iraje ibigenze neza, mwibere hehe? Mwibere hehe? Ariko nagira ngo mukurure amahoro Imana itanga, arutaye umuntu wese yakibwira, nimuyakurure muyumve. Arutaye umuntu wese, arutaye umuntu wese. Ayo mahoro niyo rero Uwiteka avuze ngo nimuyibere. Mwe nimwibere mu mahoro, mureke urugamba rw'Uwiteka, mube mu mahoro masa, mwirinde ibizinga. Dore ibizinga, ibibazo bijya bidutera ibizinga, ugashavura, ugaca imanza, utariko buriya bo ntibabireba. Ntabwo babireba, Imana niyo ikwiye kubireba. Wowe ba mu mahoro masa, Imana ishimwe. Abashaka amahoro y'Uwiteka twayizamuriye ibiganza, tukayibwira ngo turashaka kwibera mu mahoro. Utanga arutaye umuntu wese yavuga. Turabyumvise ko urugamba atari urwacu, ahubwo turashaka kwibera hehe? Mu mahoro. Mana ishimwe. Icya kabiri bakundwa, haleluya, yavuze ngo mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo wose. Mwirinde ibizinga biterwa n'ibibazo bya bindi bya kwa kuboko kwa kabiri, ahubwo amahoro n'aba menshi nta n'umugayo muzajye. Wari uzi yuko ibibazo bigukubita, hanyuma wa muntu twari twizeye tukamusanga hariya mu bantu bakwiye kugawa? Ariko Imana iravuze ngo mwirinde n'iki? N'umugayo. Imana ishimwe. Tugannye ku musozo, tugannye ku musozo. Ntaho yagiye iracyakora, ayiwe ntaho yagiye iracyakora, ayiwe ntaho yagiye iracyakora, ayiwe ntaho yagiye iracyakora, ayiwe ntaho yagiye iracyakora. Tugannye ku musozo. Icya mbere, amaboko y'Uwiteka yakoze muri Egiputa, n'uyu munsi niyo maboko turiho tuvuga, ntaho yagiye aracyakora. Haleluya. Amaboko y'Uwiteka yakoze i Babuloni, n'uyu munsi Kacyiru turi kuyavuga, ntaho yagiye aracyakora. Amaboko yatumye uva kwa muganga utahapfiriye ku iseta, ntaho yagiye n'uyu munsi aracyakora. Amaboko yatumye uriya mwana warwaye amezi uzi nawe atarapfuye, ntaho yagiye aracyakora. Amaboko yatumye utishingira ugashyingirwa nk'abandi, ntaho yagiye aracyakora. Amaboko yatumye umuryango wawe n'uyu munsi ukiriho baravugaga ngo uriya no gupfa akagenda, abana bakiga, ndetse guhera ku mukuru n'umuto bakiga. Aya maboko ntaho yagiye aracyahari. Amaboko yatumye umwana wa mbere abona minerivare, uwa kabiri bigakunda. Aya maboko ntaho yagiye aracyahari. Amaboko yatumye uyu munsi turi mu nzu y'Imana, turiho dusenga, turiho tuvuga ubuntu bwayo. Ayo maboko ntaho yagiye, n'uyu munsi aracyahari. Amaboko yatumye abanzi bacu batatumira bunguri, ntaho yagiye, n'uyu munsi aracyahari. Amaboko y'Uwiteka ntaho yagiye aracyahari. Imbaraga zakoze cya gihe n'uyu munsi ntaho zagiye, ziracyahari. Izo mbaraga ntaho zagiye, n'uyu munsi ziracyahari.
y'abadayimoni baduhagurukira bashaka kutwica rwose, naho zagiye imbaraga zadutabaye n'uyu munsi ziracyahari, 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 n'uyu munsi ziracyakora. Haleluya! n'uyu munsi izo mbaraga ziracyakora. Abumva ko zigikora, iyi Mana tuyikomera amashyi menshi 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 menshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugana ku musozo, tugiye kubwira Imana ngo twamenye ko imbaraga wakoreshaga zigihari. Nagira ngo dufate umunota umwe tubwire Imana, twongere twibutse Imana ibyo yadukoreye, tuvuge ngo Mana, cya gihe bitugoye abacu rwose tubona bagiye, cya gihe amaboko yawe twarayabonye, cya gihe imiryango y'igereza yafungutse rwose twarakubonye. n'uyu munsi reka tuvuge ko ayo maboko agihari. Cya gihe turwara amacinya tukanazirwaza, ariko Mana ukadutabara ntidupfe ngo dushireho, ayo maboko yabikoze n'uyu munsi aracyahari. Nagira ngo ubishyire mu mutima wawe, ubiganire n'umutima wawe, uvuge ngo noneho kuko ubuhanuzi bwaje nk'uko watumye ku Isiraheli, natwe tuje kuvuga ngo Mana ubwo udutumyeho twamenye ko amaboko yawe agikora. Reka duhaguruke twibwirire Imana, reka duhaguruke tuvuge ngo Mana ibyacu byose urabizi kandi amaboko yawe aracyakora. Ariko tubwire Imana ngo utugarurire n'umunezero, amahoro yo mu mutima, kugira ngo dutegereze tudafite ikizinga. Reka dusabe umushumba adufashe gusenga Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Mana Data wo mu ijuru, byari ngombwa ko uyu munsi utuzana mu ngoro yawe kugira ngo ariho twese duhumurizwa. Dufashijwe n'ijambo ryawe, kuko aya maboko y'uburyo butandukanye ashaka kutwica umumaro no kutumaraho, nta mbaraga twebwe dufite zo kuyarwanya, nta bushobozi, nta n'ubuhanga, ariko twumvise yuko imbaraga zawe zo zihoraho iteka ryose. Twumvise ko ufite imbaraga zivuna ukuboko kwa mbere n'ukwa kabiri kugira ngo tugende twemye. Twumvise duhumurijwe. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze. Ibyo twatinyaga, ibyo twari duhangayikiye, ibyaduteraga ubwoba, Mana utweretse yuko byose bishobora gukurwaho, kandi imbaraga zibikuraho ni wowe uzifite, kugira ngo dukomeze kugenda no kuba mu mahoro. Kandi ngo nta mahoro dushobora kubonera ahandi tutayaboneye muri Kristo, kuko Kristo ngo niwe mahoro yacu, kandi nawe niwo murage yaduhaye. Agiye kujya mu ijuru niko yabwiye abigishwa, ababwira ngo amahoro yanjye ndayabahaye, kandi sintanga nk'uko ab'isi batanga. Ab'isi batanga bahina, ariko ntanze ndambuye, mbahaye amahoro yanjye. Nta handi twabonera amahoro keretse kuba muri Kristo. Turagushimiye umukozi wawe wakoresheje, turagushimiye imbaraga wamuhaye, turagushimiye amagambo wamuhaye, turagushimiye iri jambo rimanutse uyu munsi. Turagusaba Mwami Mana yacu ngo twe kugendera mu bidukanga n'ibikandisho n'izindi ntambara z'uburyo butandukanye bituruka hirya no hino, n'ubukene butwugarije, n'inzara idukubakubye, no kubura Mwami Mana yacu uko twigenza, n'ubushomeri buriho, ibindi byose bituma imitima yacu ihungabana. Data wo mu ijuru, urakoze kutubwiye yuko ari wowe utuneshereza, ari wowe uturwanirira. Ukomeze ubane natwe muri byose, utugirire neza, wubake imitima yacu, utwubakire imibiri, kandi ushyire ibikoresho wishimira, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Reka